uvuze ngo iki Heba umuntu ukuze ungana nkaho aragenda yinyonga giti cy'inyoni inyabugogo Karama Ruhondo mo Kigali hereka sinakubwira kandi ubona ukuze ushaje buriya nyine cyo kuragerageza ubu rakana gatuma mwese ariko nta kuntu umuntu ushaje nk'abagende yinyonga kuri ubwo rero ngubwiye wa mwana sinkuzi nawe ntuzi cyubaha abantu bose urumva none se nje nubaha abantu bose wo kunyuma mungarangarije n'ukuwe ukuntunga urutoki umuntu urantungara umwizindi zirakureba none se mwana kugutunga urutoki wabukubita n'urushi wagira uti ariko reka nkubaziza umuntu nturamenyera njyewe bikomanyama bya Jada Muri dos Santos Kadonka njyewe no bose baranzi wowe kazi ngikubitisha ngo biki bikomanyama bya Jada Muri dos Santos Kadonka abamfisha Kadonka nyine umuntu nkaho ugenda winyonga ufite ikibazo ndabona nsa n'ufite ikibazo cyangwa urawe ufite ibibazo ufite nk'umuntu wataye PS wowe utarazitaye undushije iki hano umuntu ari kwitambukira agatangira ukazana utugambo utugambo njye mvuga ijambo mugire irindi jambo njye ntabwo mvuga utugambo kandi muri toilette bajyamo kwiherera ntabwo bajya kuganiriramo cyane ni ikinyoni ase ubundi wacana warerewe muri Mondisi warerewe niba ari urerera abana bawe ubwo n'abandi niho barerewe uzi kuvugana n'umuntu nkawe tutanganya n'ubwenge mu gutuma oya njye ntabwo ari umuntu tutanganya ubwenge njye bikomanya bya Jada Muri dos Santos Kadonka ko kimeze muba mwarigize ibiki mwagiye mumenya ko mushaje hashyizweho hiti z'abana batoya ubona ubwo kinyoni hehe nahe